biri kugenda bijya ku karubanda. Umuntu witwa Izabera ibye byose byakoze umunsi ku munsi biri kugenda bijya ku mugaragaro. Kuba yifata agahohotera Vumiriya, kuba yifata agashimuta Vumiriya, agashimuta Steven, ni ibintu bigiye kuba byamubera ikibazo gikomeye cyane. Ese none atekereza araza kuba yabicikira hehe? Urabona bino bintu byose byakoze umunsi ku munsi, aya mafuti yose agiye akora umunsi ku munsi, ubuhemu bwose agiye agaragaza mu bantu bose, uratekereza none haraza kuba yakorerwa iki? Izabera ubuzima nawe bugiye kuba bwamugora, abone ko isi ari gatebe gatoki. Ubu ngubu tuvugana none ibibazo byose agiye ateza umunsi ku munsi bigiye kuba byamugaruka. Ese noneho araza kuba yihisha hehe? Izabera ko tuzi ko ari mapanzi, Izabera ko tuzi ko buri kimwe cyose agikora uko yishakiye, ndetse ko tuzi yagiye guhemuka yivuye inyuma. Uratekereza none haraza ko yakorerwa iki? Ubuzima nawe bugiye kuba bwamugora. Nkuranga agiye kuba yamenya ukuri kw'ibijya mbere. Nkuranga agiye kuba yamenya ko umugore we yahohoteye Vumiriya. Ese noneho Izabera arahungira hehe? Guys, mwayikaze. Wowe nimba ariko bwa mbere waba wisanze hano, ndagusaba kugira ngo urebe nimba wakanze kuri iyo buto ya subscribe kugira ngo mu biganiro byose bari gutegurwa kuri film yacu My Daughter. Ndagira ngo urebe nimba watanze ibitekerezo maze nawe umbwire ukuntu uri kwiyumva kuri film yacu My Daughter. Murabizi ko tubakunda cyane, murabizi ko muri abantu b'agaciro mu bikorwa byose tuba turimo gutegura umunsi ku munsi, kandi murabizi ko twebwe tutababihiriza, murabizi ko muri abantu b'agaciro hano kuri iyi channel. Ese wabikunda filime yacu My Daughter? Ese filime yacu My Daughter ubona ishimishije cyane? Guys, abantu benshi bamaze iminsi bambwira ko filime yarambiranye. Nimugire ikibazo, filime yacu My Daughter murabona ko iri kugenda igana ku musozo gake gake, murabona ko ibintu biri kugenda birangiramo buhoro buhoro, uko Izabera ubu ngubu igisigaye ni kuba yafungwa filime yacu tukaba tuyigejeje ku musozo wayo. Ese wowe uratekereza ko ngo tuvugana noneho ibibazo byose Izabera akomeje kuba yateza Vumiriya, ibifuti byose akomeje kuba yakorera Vumiriya, utekereza kazabicikira hehe? Ese ubona ibi bintu byose bizakomeza kuba byamugwa amahoro? Ese utekereza ko ibikorwa byose akora umunsi ku munsi bizarangira ute? Ese Izabera noneho araza kuba yakorerwa iki namara kuba yavumburwa? Niba mara kuba byamenyekana ko yashimuse umwana wa Vumiriya, ndetse uyu mwana afite atari wa mwibarutse, ahubwo uyu mwana afite ari wa Vumiriya byanyabyo, uratekereza none haraza kuba yakorerwa iki? Turabizi ko ngo tuvugana Vumiriya ko barekuwe, turabizi ko ataraguma kwa yicara aho ngaho arebere, turabizi ko Vumiriya kubera ko arekuwe noneho turabizi ko agiye kuba yakora ikintu kibi gikabije, turabizi ko aticara ngo abe yarebera ibintu biri kumupfana, kandi azi neza ko umuntu witwa Izabera we nta mikino afite n'urupfu yanagushingura uri muzima. Ese uratekereza ko umuntu witwa Izabera kuri nacyo no kuba abonye ikirego bagikuye mu rukiko agiye gukora iki? Kuba abonye ko ikirego bakivanye mu rukiko none yaba agiye kuba yakora iki? Ese uratekereza ko ibyishimo afite biraza kuba byamugwa amahoro? Ese uratekereza ko ibyishimo afite byo kuba bakuye ikirego mu rukiko biraza kuba byamugwa amahoro? Izabera agiye kuba yahangayika kurusha uko mbere yahangayikaga. Izabera noneho bigiye kuba byamutesha umutwe kurusha uko mbere noneho yari yataye umutwe. Ubu ngubu tuvugana noneho ubuzima bugiye kuba bwamugorana, wabone ko Vumiriya kuba yarabayeho kuriya nawe yarababaye. Ese uratekereza ko araza kuba yarengera hehe? Uratekereza Nkuranga noneho kuba amenyeje ko hariho abaganga babyaje Vumiriya, ndetse hariho n'abantu bose bamuherekeje ari kujya kubyara, kandi tukaba tuzi ko Vumiriya umwana we tutazi ko yitabye Imana, kandi tukaba tubona ko atamufite. Ese uratekereza ko Nkuranga noneho yaba agiye gukora iki? Uratekereza ko kuri none Nkuranga yaba agiye gukora iki umugore we? Ese Izabera araza kuba yarurokoka kuri none? Ese Izabera ubuzima bugiye kuba bwamugendekera neza? Guys, rero wowe nagutinde murazi ko ngenda tina amagambo, icyo ngusaba no kubutava hano utabanje wakanda kuri buto ya subscribe ngo tujyane mu biganiro byose bari gutegurwa hano kuri no channel. Rero ndagusaba kugira ngo utange ibitekerezo umbwire nawe ukuntu buri kwiyumva kuri film yacu My Daughter. Njyewe muri kumva hano kuri mikoro niko nsenga Venker, kongera duhure kuri episode kuri film yacu My Daughter. Nabakunda cyane muri abantu bagaciro hano.